Gicumbi batarafata n'ibiro atarabana na remise ariko nyuma ya remise batsinze match baratsindwa match Rayon Sport atangiye kuzamuka ku rutonde. Rayon Sport irimo ingorane nyinshi ibijyanye n'umutoza ni ikibazo gikomeye nta mutoza ifite. Rayon Sport abakinnyi abenshi harimo muri aka kavuyo kose arabitwaye nabi banga kwitoza mu by'ukuri. Hari abakinnyi bitwaye mu buryo butari professionnel basa n'ababivuyemo kubera kutagira leadership, kutagira ababaza inshingano zabo. Niyo mpamvu ubona hari gukina abahari nyine, hari gukina abashoboka bagerageje kwitwara neza muri iki gihe kandi mu buryo bwa nyabwo resultat zatangiye kuboneka. So batwereka ibitego rero Rayon Sport yakiriye Musanze yari match ikomeye kuko Musanze yari imbere ya Rayon Sport munsi iracyari imbere ya Abdallah ya byose Abdallah atwara igikombe 2013 kubera ko narihuye nakurikiranaga hafi Rayon Sport. Harya Rayon Sport zihuye nibwo warurangije kaminuza? Nari ndangije kaminuza ariko mpita nguma kuri university nyine ndi umukozi kuri Saros 12-13 wari ufite umwanya ukurikirana? Yari hafi yanjye. Nyanza ni hafi nayikurikiraniraga hafi. Burya nayo mpamvu ijya 2010 isohoka 15 isohoka 2015 isohoka 2015 ujya mu Misiri njyayo ko numva ari namaka wari president. Sibyo se nyine urumva amaze gihe Murenza ari president, Murenza avaho wanabivuze namaka wari vice president aba president wari namaka ari mwara abana gihuye namaka twara abana gihuye yamaga rifiti nje kureba match za championnat Inyanza oya Kigali izi Kigali nyinshi. Icyo gihe nakurikiranaga Rayon Sport hafi. Abdallah yazanye strategy yo kuvuga ngo prime ni 30,000 urumva kuri match mwatsinze yari menshi icyo gihe utabyumva uyu munsi uvuze ngo ni 30 umva ari make cyane ntabwo yari menshi cyane ariko yari na menshi ku ikipe iri Nyanza ariko yashyizeho 30,000 bya prime ariko arangije ababwira ko igitego cyiyongera ku cy'insinzi cyabarirwaga nacyo 5 icyo gihe cy'insinzi gute kiyongera ku gitego cy'insinzi. Tuvuga prime ni kimwe zero ubwo 30,000 mwabitsindiye ariko ni mutsinda 2-0 3-5 3-0 40 donc byiyongeraga amafaranga yiyongeraga bitewe n'umubare w'ibitego mwatsinze. Byamotivye abakinnyi icyo gihe batwara igikombe abantu bose ntawo byumva. Ekipe ya Rayon yatwaye igikombe na 13 cyo kuba yari muri Rayon zabayeho zari zifite squad ntoya abakingira ngo 13 niba wasira icyo gihe irabyumvaga ari umwana ari igikondo arakubwira ati Rayon yari ifite abakinyi 13 yabivuze hano ngira ngo bench yari umuzamu na Sekamana Leandre kuri bench kuko ari wasimburaga ati Rayon Sport y'abakinyi 13 akanakubwira ngo uko Budara yatangiye ngo ntabwo bitandukanye cyane na 13 yatangiye ngo yatangiye itsindwa match 3 ibyo gutsindwa kazo na sezi ishize urumva niba ubyibuka neza abasaza bagaruka basanze Rayon Sport mu gutakaza nibyo kuko Rayon Sport yari yamaze kunganya match 2 kugera muri course ya Marine n'amagaju niyo banje Marine bya kabiri cyane ariko ishobora kugaruka vuba cyane ko bureyo n'amahirwe ifite ntabwo mukeba ntabwo yisize harimo 2 reka apere rwose yanani gusigarira yarayirinze iranganya igatsindwa igadandabirana ariko apere nayo ivuga iti ndagutegereje kandi na polisi nayo yananiwe kuzisiga nayo yananiwe gushyiramo intera naho ntitsinda Musanze Kigali ntitsinda sinza amagare n'amagare Gicumbi Musanze yari irakomeye ariko baranganyije nabe nayo urumva nare ishoboye kunganya nayo Hilali yabikoze akazi. Icyo nabivugiraga niki aba bantu bafite Rayon Sport uyu munsi ni abantu bazi umupira bazi amayeri yose bafite ubushobozi bwo guhatana. Abantu bitegure ko tugiye kubona championnat iryoshye tugiye kubona abantu kubivuga nkuko byagenze nabahaye statistiques za saison urumva kazu murabyibuka ntabwo ko saison yabanje imiryango ya championnat yarinjiye 450 iriya saison abasaza bari baragarutse muri Rayon bahatana na APR ko Rayitsinda nta kindi Rayitsinda urumva imiryango yose amakipe yose yabona amafaranga hinjiye 900,000 bivuze ngo amakipe yose yasaranga yaba yasuye yaba yakiriye amafaranga araboneka bivuze iki rero bivuze ngo tugiye kubona retour abo kiza no kubayiko yakiri kare babikoze batayiminze faza rese kugira ngo irangira atari umuriro
oya hagati ya penalty harimo amanota abiri gusa kandi derby rivalite tuzi niyo Ziranganya imikino. umunsi umwe uzagera itakaza amanota hagati ya penalty harimo abiri kandi banganya imikino bakinnye yose ni 10. Rero iravuga ngo urumva nidushobora gukora encadrement nziza y'abakinnyi kuko buriya Tadeo nubwo yahuye n'ikibazo cya mismanagement ariko yanagize ikibazo cy'imvune urumva ntabwo ikipe uburyo yoroshye ariko wenda yari kubimeze yitagira ziriya mvune kuko niba udafite Tamboye udafite Abedi udafite Asumani udafite Faringanye ni amazina manini mu ikipe baramutse bashoboye kujera neza imvune z'abo bakinnyi bakazagaruka ikipe itarasigara cyane ni nayo mpamvu naribagirwa nabivuzeho mbere Rayon Sport narayitegereje kera na Musanze usanga ikintu cya mbere Rayon Sport iguze twese twuzi ni umutoza Feruzi igice cya mbere kirangiye afite 2-0 ikipe yamusuye ari imbere y'abafana ariko igice cya kabiri Rayon irashakisha umupira itoroshe yibuze yabuze bihagarara Musanze yashobora kuba yakwishyura ibitego 2 bagakangarana umuntu yambwiye ngo ikipe iyobowe na Abdallah na komisiyo ya tekinike imaze icyumweru itaryama ku kibazo cy'umutoza bafite icyizere ko iki cyumweru kidutangiye bagomba kukirangiza wa gatanu abakunzi barayo baza umutoza muri weekend bagomba kureba match hari umuntu tuziranyeho aho ni sawa rwose ndabyumva Remera wo ku ruhande rwa Sadate cyane aranyandikira yambwiye ati ubu nibwo nemeye ko Karenzi ari umunya-Israel ati yadukubise ubu nibwo nemeye ko yadukubise neza ko Karenzi oya uramwibuka turavuga ibintu byinshi none se muzize nari ku bafana ni benshi ariko kuvuga abafana si umuntu yarigize kugiye gukomeza neza afande kuvuga ngo Karenzi yaratubwiraga ngo ako kana nari nkibagiwe Karenzi yaratubwiraga ngo ntabwo iki kibazo bapfa kugikemura mu mbaraga kuko ni gute muvunye dakuraho atukurota kumva nubyumva si mbyumva ariko nyine ngizo nabwo yabaye urutare ariko icyo Karenzi yavuze ngo birasaba ubwenge birasaba kugenda buhoro bavuze ko saba bakoze imbere nizakora ry'imigigirano sinzi ukuntu yajyaga aca umugani ibintu bitarimo akavuyo ibi bintu ariko muvunyi niho yagaragaje ko ari urundi rwego uko abantu bagiye mu nama batumiwe ariko warimo kurahiza umuntu kandi ngo banahageze ngo hari abaporopoje ngo wavuga ngo washyiraho kanaka niba ari uw'agateganyo Karenzi birabizi cyane niba ari uw'agateganyo twashyizeho Rikari kandi uyobora Rayon yateguye hari cyane urumva muvugeni hatari barimo guporopoza Rikari wavuga Rikari wayiha Lorenzo wayiha Kazungu kandi Karenzi ategereje none se wibwira ko abariyo message bagenewe Batista yavuye mu kirere mubona bwazemezwa byazagira gute ngo mufate nkaho ariko Karenzi yabigarutseho kwa burangire nkaho buzagumaho yavuze ngo mufate nk'abantu baje ngo bagende by'agateganyo ngo banagumyeho nta agateganyo je nabonye abitwa ba Kerry Abraham baje mbonamo Vivensi ajemo mburamo Mike ku kimike abura wa RBC barambwira tuwongo muri izi komisiyo none si ubonye Kerry Abraham kabona Vivensi Mike RBC aburamata ariko barambwira ati Mike ngo asa nk'agenda ku bitekerezo by'umuntu yarabyanze ntabwo buri zina baryizeho buri zina ryashyizwe ku ipanu jewe gake naganiriye na Mike numvaga niba rero baramubeshye ari hagati aho kuri Rayon baravuze ngo Kerry ni umureyo Kerry ntagenda ku bitekerezo bya kanaka buriya ngo umuntu ukunda Rayon Sport Vivensi ni umureyo uzaza wari wese bazakorana ariko Mike ngo ni umuntu w'umugendana ba Norbert bande ari mu nshuti zidasigana Mike ngo nagati gakubiranije ni inshuti zidasigana uburyo bamusesenguye ngo hari abantu barenga 20 ngira ngo niba uvuze Karenzi buri muntu aramuvugaho ariko Karenzi hamwe Mike ngo bamucambuwe ngo basanga uba waramenye erega abareye nicyo babakeneye ugenda ubavungura hagati ya kubyabiri muri kiriya cyumba burako hari ibintu byinshi cyane buriya Kerry Abraham bamwibeshyaho Kerry ngo ni umureyo cyane rwose utavangiye niyo mpamvu ari hariya Vivensi ni umureyo udakeneye umuyobozi runaka ariko hari abandi ubokana kadahari ntawamenya ubuse Mike naribajije se nuko bari bamwimitse nka vice president ariko na Kerry bari babiri naho nahereye mbyibaza kuki Kerry yari hawe umwanya kandi akaba ari muri komisiyo Mike mbaza umuntu arambwira ati
ni rafiki Mike yake cyatumye abura umwanya ni inshuti ati yawe ni agati gakubiranije n'umuntu runaka ijoro ya 11 Karenzi izakinwa kuva ku itariki 11 kuwa kane kugera ku cyumweru hashobora kuzabamo impinduka ku rutonde rwa shampiyona noneho kursi kongera igatangira bundi bushya ubwo ntutuyabije kandi utagiye kunoza aho gukora kandi tugiye kwijyaho niyo tugiyeho ndakubwira ngo Rayon Sports zabasuye Bugesera APR izafite gorira hano i Kigali Bugesera n'umukiriya polisi ifite Gasogi Tarebu yongeye guhura na Kirasi ngenda kubwira ngo urutonde rwa shampiyona ruzaba rushya pe birashoboka ko rwahinduka oya ntabwo rwaba rushya ko polisi niyo yatakaza yagumira uyoboye nyine izabiri wese niyo yatsindwa izabiri ubu ngubu hagati ya Rayon polisi ahura hande ariko Kenisi ajya ashobora polisi hagati cyane hagati Kenisi Gasogi hagati ya Rayon Gasogi izahura na polisi na polisi hagati ya Rayon na polisi ari matandatu ahubwo hari ikintu rero utekereza ko hasigaye matatu hari ikintu kursi itabitangiye hagati ya APR na Rayon harimo abiri ariko mwaretse basubire ibitego turebe match tugejeje aho gute zamuramo match ya Musanze match ya Rayon Sports mbere ya byose Lorenzo witwa Patrick ubanza uvuge ko yakubiswe yaragaritswe aho niho nzira Patrick yari yagerageje aho utinyira Wasiri yego mu bigaragarira Rayon wabonaga yoroshye aho Wasiri yarambwiye ngo Rayon Musanze ntituyitsinda kimwe iyo tuyitsinda byinshi yego yarabivuze Patrick niba twumva Musanze wemere ko wahuye koko Wasiri ati ntabwo Patrick yajunditse amazi na yati gesi mpanganye n'umuntu n'ikipe zo mu ntara Rayon Sports ni ikipe nkuru y'Ikigali ikomeye ibyaba byose Musanze tuyitsinda byinshi wanteje Faustin na Wasiri barampamagara ngo